Reka tubahe ikaze nanone kuri Jean Mario Estate, noneho tuje nanone mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi nk'ibisanzwe. Uyu mudugudu ni umudugudu wa Mpabwa, ni umudugudu mwiza cyane, ni umudugudu wegereye amajyambere. Navuga ko kugera hano ku murenge wa Bumbogo bisaba igihe gitoya cyane kugira ngo uhagere. Bishatse kuvuga yuko hegereye umujyi wa Kigali mu buryo busanzwe. Kuva hano rero turi ugera ku murenge wa Bumbogo ku bahazi, byagusaba itike ya 500 wenda ngereranyije. Murumva ko ari bugufiya n'umurenge wa Bumbogo. Aha rero tugiye kubereka ni ikibanza kirimo inzu, gikora ku mihanda ibiri, kiri hagati navuga ko kiri hagati y'imihanda ibiri. Murumva ko ari ahantu heza, uba ufite ikinyabiziga icyo ari cyo cyose cyahataha. Tugiye kubereka rero iyo pariseri n'iyo nzu irimo, tubabwire n'amafaranga hashaka. Murabona ko ari ahantu heza, ni ahantu heza umuntu yatura ku mafaranga makeya. Murabona ko hatuye izindi ngo aho hirya n'aha haraguru hose ni ahantu hateretse hameze neza, kandi uhifuza ubundi butaka burenze wajya utuvugisha nk'ibisanzwe. Rero tugiye kubatembereza kuri iyo nzu, tubafashe tubabere amaso, namwe mudukurikire. Tugiye kujya kuri iyo nzu tuyibereke ahantu uko imeze n'uko iteye n'ibirimo byose, ubundi tubabwire amafaranga hashaka mwahashimye. Turahabajyanye ngaha. Dore iyo nzu ngiyi, nubwo ndeba ntari kuyifata neza ariko ndagerageza nyibereke. Dore ngiyi iri aho ngaho, murabona na pariseri yayo, ngiyi. Murabona ko ufite n'igikoni, dushe na tuwarete. Murabibona pariseri yayo ngiyi. Dore ngiyi ni ahantu wagura ibintu bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo uyu mudugudu turimo wegeranye n'umudugudu wa Kanyiramugarura ku bahazi. Kanyiramugarura rero niyo irimo ibyo bikorwa twakomeje kutubabwira, ibitaro, ibintu by'amavuriro, mbese ibikorwa remezo byose birahari. Aha hantu rero waza ukahagura. Murabona ko ari ahantu hatari habi, ni heza, hakora ku mihanda ibiri, ni ahantu heza cyane. Rero aha hantu hafite icyangombwa cyaho cyihariye. Murumva icyo byabasaba ni imitasiyo gusa, 3,000,000. 3,000,000 rero murumva ko atari amafaranga menshi. Mwaza mukihahira uyu mutungo, ibintu bikagenda neza kuri 3,000,000. Abantu bavugaga ko muri Kigali bidashoboka yuko wabona ahantu nk'aha, turahabazaniye ngaha. Rero igisabwa ni uko muri butuvugishe tukabasobanurira ibirenze, tukanahabageza. Murakoze, turabashimiye, mugire ibihe byiza.